Mu gihe M23 ikomeje kugenda isubiza ingabo inyuma kubera ko telefone yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihamagaye Generali Makenga, iramubwira ati rero ugomba gusubiza ingabo inyuma ukazikura muri Plaine de Ruzizi, hariya muri Ruzizi kabisa, cya kibaya cya Ruzizi ari nacyo gifata n'ikibaya cya Rusizi gihana imbibi n'u Burundi barebana gutya neza imbona nkubone, aho imirwano yari imaze iminsi iri kubera. Ubu noneho Donald Trump yamaze guhamagara Makenga, aramubwira ati subiza ingabo zawe inyuma, nubyanga turabarasa turabamara muri icyo kibaya cya Ruzizi. Ahangaha rero baje kuba bamuhereza ndetse n'ibimenyetso bimwereka ko n'ubundi gahunda yo kubarasa ihari, ariko usibye ko byamaze kugaragara ko bishobora kuba nabyo ari tekinike yamaze gukinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibahe umutego cyangwa se ibereke umutego bashobora kuba batega Ndayishimiye Neva, bamwereka uburyo kibereka Makenga uburyo ashobora kuba yategamo Ndayishimiye umutego kugira ngo abe yagwa mu mutego wo kumenya ngo cyangwa se wo kumva ko ingabo zamaze gusubira inyuma zitakibateje icyugazi, maze bakirara cyangwa se bakaba bakora andi makosa yerekeranye no kuba bakimura intwaro bazerekeza mu bindi bice, ubundi noneho abahungu bakabinjirira ku buryo burenze. Ayo ngayo namwe mu makuru ngiye kuba nkurambura, ngiye kuba nkugezaho mu minota mike cyane, ngiye kuba nkusobanurira akantu ku kandi. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, mu gihe ingabo ziri kugenda zisubira inyuma rero bafata ibikamyo byinshi bya gisirikare bivana ibikoresho by'intambara ndetse n'abakomando ba M23 babisubiza inyuma. Si ibyo gusa, ubu icyo nakubwira ni uko Generali Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba umujyanama mukuru mu bya gisirikare mu mutekano wihariye wa Yoweri Kaguta Museveni, akaba na se umubyara, ubu yamaze gusesekara i Goma, yamaze kurana na Kizigenza Generali Makenga, bamaze kuba bahura kabisa, yicara na Sultani Makenga baricara baraganira, bafite byinshi bagiye baganiraho. Rero ntawamenya yabanaga ikibuze ko gisohoka muri ibi biganiro byabo ni ikihe. Wakibaza utese niba habayeho kugenda basubira inyuma, Generali Kainerugaba akaba yamaze nabo kuba yinjira mu gihugu cya Kongo, yamaze kugenda akicarana n'ino nyeshyamba kabisa nkuru General Sultani Makenga. Ibi ngibi rero ni amakuru turi kujya dukura hirya no hino mu bitangazamakuru cyangwa se no mu makuru aturuka mu butasi bwa gisirikare, ariko nanone mu ngabo za General Sultani Makenga ziri kugenda zigaragaza ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yamaze gusesekara muri Goma, yagiye kuganira na Kizigenza. Ibi ngibi biraza gucura ikirero. Aya ni amakuru ngiye kuba nkuramburira gato cyane. Ikindi buza kugenda nkubwira nanone, ubwoba ni bwinshi cyane yuko hari indege ya General Neva yamaze gutegwamo imitego ikomeye cyane, mu gihe mu masaha ashyira ku itariki 11, ubwo ni hagati y'itariki 10 na 11, ari kwerekeza mu irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Biravuga ko uyu General Neva indege ari bugendemo ngo havumbuye ko hashobora kuba hatezwemo imyuka ihumanya cyangwa se ishobora kubuza abantu umwuka, cyangwa se ishobora guhumanya umwuka abantu bari guhumeka mu bikoresho bya air condition, mu buryo bwo kugira ngo abari buze kuba binjira muri iyo ndege baze kubahuriramo n'ibibazo bikomeye cyane. Ibi ngibi byamaze gutahurwa, ari nabwo General Neva yahise ahamagara muri Uganda, ahamagara Yoweri Kaguta Museveni amubwira ati mugomba kuduha indege yanyu, akaba ariyo iza kumfata kare neza nsubizayo, kubera ko twamaze kumenya ko ibintu bitameze neza cyane, namaze kuba ntegwa umutego ukomeye cyane mu ndege ngomba kugendamo. Si ibyo gusa rero, nyuma ikindi ndibuze kuba nkurambura cyangwa se ndibuze kuba nkusobanurira, nanone ndagusobanurira buryo ki hari ibintu bikomeye cyane. Hari inkuru yamaze kwandikwa n'ikinyamakuru kimwe, umunyamakuru ukunda kwandika inkuru zigiye zicukumbuye ndetse zerekeranye n'ubutasi, bamwita Mohamed Ahmed, yamaze kubashyira inkuru hanze, yaje kumara amasaha atarenze 3, ubundi isibwa ku mbuga nkoranyambaga zose, cyakora ubu isigaye kuri Facebook, ariko naho birashobora ko mu kanya gato iraba imaze kuvaho. Iyi nkuru ivuga ko hari indege ebyiri zishobora kuba ziri kwishyurirwa parikingi, ariko zikaba ziherereye muri Sudani. Izi ndege ngo zikaba ziri gukoreshwa, zishobora kuba zigiye gukoreshwa mu buryo bwo guhitana Perezida General Ndayishimiye
mu gihe azaba agarutse. Ibi ngibi ni amakuru yamaze gutahurwa, aya makuru tuyakesha ibinyamakuru bigenda bituruka hariya mu butasi bwa Sudani rero niyo yamaze kubitangaza aya makuru ko izi ndege zishobora kuba zitunganywa mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ngo hari n'abasirikare bagiye bakomeye mu gisirikare cya General Neva bashobora kuba bazi aya makuru ko uyu muyobozi ashobora kwivuganwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse hari n'abasirikare bamaze guhabwa oda yuko nta kintu bemerewe kuba bakora mu gihe haba hamaze kumvikana urusaku rwo kuba habaho kwivugana umuyobozi cyangwa se umutegetsi w'igihugu. Rero reka nkushimire wowe wamaze gukora subscribe. Wowe wakoze subscribe ni ukuri ndagushimira cyane, nawe utarayikora gusaba kugira ngo uyikore kugira ngo twibere mu muryango mugari wabamaze kudutera inkunga ndetse no kutwereka ko mushyigikiye ibyo dukora, kandi muzakomeza kugenda muduha inkunga y'ibitekerezo ndetse n'ubundi buryo bwose bugiye bushoboka. Abatarakora like, kora kuri like hepfo gato ku gakumwe kugira ngo iki kiganiro kirusheho kugera henshi hashoboka. Iyo ukoze kuri like bituma Google ikwirakwiza kino kiganiro ahantu henshi hatandukanye, kubera ko nawe uba werekanye ko ari cyiza, wagikunze, ihita nayo igikundisha abandi. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo niba bitakugoye gato cyane koraho ubundi twikomereze. Amakuru rero yacu reka tuyatangirire cyangwa se dukomeze nkusobanurira kuri aya makuru yagiye nkuciramo mu ncamake. Amakuru yacu tuyatangirira hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ni mu minsi mike cyane, mu guhera ku munsi w'ejo ku itariki 9 nibwo nibwo hari intambara ikomeye cyane, ndetse bashwanyaguzanya hagati ya M23 ndetse na FARDC n'abarwanyi babo, aho bari barimo bahatanira muri Uvira bashaka kugira ngo M23 ishaka kugira ngo yongere yigarurire Uvira, ariko nanone ikibaya cya Plaine de Ruzizi kiriya nacyo bari bamaze kukigereza, bakigeze kure bagifashe. Ahangaha rero niho haje kuba inkuru y'incamugongo, inkuru iteye ubwoba ku buryo buri wese ari kwibaza ngo ibigiye kubera muri iki kibaya noneho biraba bimeze gute, ko hari za Wazalendo ndetse na ya mitwe ya FARDC, FDLR ndetse n'abandi bacanshuro bashobora kuza bakirara mu baturage b'abanyamurenge bakabica bakabamara. Ibi bintu noneho biraza kuba bigenda bite? Iyi nkuru rero ni inkuru ivuga ukuntu Donald Trump yaje kubahamagara uyu General Sultan Makenga, aramubwira ngo utegetswe gusubiza ingabo zawe inyuma kugira ngo wubahirize agahenge. Mu gihe bari kubasaba agahenge rero bo barabasaba agahenge kandi baremera gusubiza ingabo inyuma, mu gihe igisirikare cya FDLR na FARDC ndetse n'abarwanyi babo batigera babasaba agahenge cyangwa se ngo bababwire ati mutuze. Ahangaha ndakubwira ko nanone ku itariki ejo 9 ku itariki 9 nibwo nanone ibitaro bikomeye cyane byibasiriye Mushaki ndetse no mu bindi bice bigiye byegereye hafi aho ngaho, hari habereye inama ikomeye cyane y'abayobozi ba M23 ndetse n'abaturage bariganira bareba ibibazo bitubangamiye abaturage. Drone yaje ihetse ibisasu itangira kurimisha hafi aho ngaho ishaka kubarasa, nyamara ku bw'amahirwe hafi y'amo abaturage yego, ariko nanone biravuga ko hashobora kuba hamaze gupfamo abasirikare bagera kuri 20 bo muri M23. Rero birumvikana igitero cyari gikomeye cyane cyaje hano Mushaki, ni igitero cya drone cyoherejwe na FARDC ndetse n'aba barwanyi babo bose bagamije kugira ngo bahitane abayobozi ba M23. Gusa biravuga ko aba bayobozi ba M23 bikekwa ko bari guhigwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nanone hari andi makuru ari kugera aturuka ku bindi binyamakuru bitandukanye bivuga ko kuba M23 iri gutegekwa na Leta Zunze Ubumwe gusubira inyuma bishobora kuba ari umutego bari gushaka gukina Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi kubera iki Amerika yabyinjiyemo? Ngo Amerika yarakajwe nuko Evariste Ndayishimiye yakomeje kuzenguruka ibihugu byose abisaba by'inshuti ze, abisaba gutakambira Amerika ngo
yirukankane cyangwa se isubize inyuma M23 bavane muri kino kiba cya Ruzizi mu rwego rwo kugira ngo bavaneho icyugazi cyangwa se bari gukomeza kubateza icyugazi. Rero ibi ngibi bikaba byararakaje Amerika, ikavuga ati twanze akajagari. Mu by'ukuri Ndayishimiye yigira umuntu usa nkaho bavuga ko ashobora kuba asa nkaho agaragaza ko nta kibazo afite, nyamara ari gushaka guteza umudugararo ndetse n'intambara mu karere. Si ibyo gusa rero, namaze kugusobanurira ko ibiganiro birimbanije hagati ya General Sultan Makenga ndetse na General Kayini Rugaba Muhoozi, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda. Ubu ngubu rero bari mu biganiro baganira byinshi bigiye bitandukanye, wenda ibiri buze kuva mu biganiro byabo turagenda tubimenya, ariko bakize ingenzi bari kuganira. Bikekwa ko ngo uyu Kayini Rugaba Muhoozi ashobora kuba yije cyangwa se yagiye mu rwego rwo kugira ngo ishoramari hano i Goma ndetse no mu bice byamaze gufatwa na M23 ribe ryagenda neza, ku buryo leta ya Uganda yatangira kujya ishora imari hakurya mu bice bya Goma cyangwa se muri Nord Kivu. Nibyo rero, reka dukomeze byinshi rero biri kugenda bivugwa hirya no hino. Ndetse ikindi naje kukubwira, nakubwiye ko hari indege ebyiri ziri gukekwa ko zishobora kuba zigiye kugaba ibitero byo kwivugana umuyobozi w'igihugu. Ibi bitero ngo ni biri gukekwa kuri ziriya ndege ziparitse muri Sudani, ngo ni indege ziri kwishyurirwa buri kimwe cyose, ngo ariko bari kuzitegura mu buryo bushobora kuba bugiye kwivugana umuyobozi w'i Burundi cyangwa se General Neva, ngo mu gihe azaba avuye mu irahira rya Yoweri Kaguta Museveni. Aha ni mu gihe nanone yamaze gutahura ko uyu mukuru w'igihugu General Neva yamaze gutahura ko indege yagombaga kugendamo yari yatezwemo imyuka ihumanya ndetse igomba guhitana ubugingo bwe, imyuka ibuza abantu guhumeka muri air condition. Ibi rero biravugwa ko izo ndege ziri gutegurwa neza, zitunganywa, zihanagurwa, zishyirwamo buri kimwe cyose mu buryo zizaba ziteguye kugaba igitero kuri kiriya kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye mu buryo bw'ibanga bwakozwe na bamwe mu basirikare bagiye bakomeye hano mu gisirikare cy'i Burundi. Ni byinshi bigenda bivugwa. Andi makuru twakomeza kugenda tuyabarambura cyangwa se tugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Reka tuza kubona mu biganiro byacu bigiye gukurikiraho mu kanya, mukomeze kubana natwe kandi Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Njyewe nari Matson kugeza ikiganiro. Ciao ciao.